nanga twagarukirije pati yacu ya kabiri. Akagare karamuzana Karine kamukubita neza imbere ya Joseline kandi bo baraziranye ubyibuke. Karine yaratangaye atangira kureba avuga ati mama ngwino wirukanka urebe, ati uyu nguyu siwe twashakaga, ati uyu nguyu siwe twahigaga, ati none nguyu angaha. Joseline yarabarebye nawe aratangara yibaza ukuntu ngo yamugeze imbere. Aje avuga ati rwose ndabinginze akazi kanyu nakaritse namwe ni mundeke n'akazi kanyu rwose ukanyirukane. Uyu ngambwa ati nta kibazo rwose nubwo akazi wakavaho ariko umenye yuko uwo mwana ari amaraso y'umuhungu wanjye, ati ngomba kumutwara ibyo wigira byose nkamujyana. Muri ako kanya yagiye gufata umwana ariko amungaza yirukanka aravuga ati mama, ati Joseline mureke, ati kandi niwongere no kumukoraho, ati imigambi yanyu yose ndayizi, ati Karina anwitira atanwitiye hehe, ati reka nta n'isoni urishyira imbere, ati ngo naganwitiye, ati wambyariye niwe nshaka, ati Joseline niwe unwitiye ni nawe nshaka yuko ambyarira. Na Karina yatevugishwa ati uribagiwe se unerinda. Uyu ngambwa ati neda, ati ntago ibyo ngibyo rwose wapi nanda nigeze ngutera, ahubwo imigambi yanyu ndayizi. Reka batwereke ukuntu byagenze undebere hano ngaha. Nyine Joseline yarari mu rugo ari mu kazi ariko yumva nameze neza, yumva nyine mu nda ye ntabwo ibintu bimeze neza, ariko ikiziri kumutanya nyine kutamera neza warakize, akibaza nazabihera bikamushobera. Wa mungu yaraje nyine arazangaho no mungu witwa Robert arazaje hamwe ati Joseline bite, ariko yahise amutungura nyine aho kugira ngo ubwire nyine nawe urabizana bakundana akoresha utumenyetso. Yahise amukira igitambwa ati umeze utu, ndambwa ati sha urankanze, atuze ukuntu nkanze. Muri ako kanya mama wa Robert yahise aza nyine araza ahita bitegereza areba ibyo barimo kuvuga n'ibyo bari gukora byose. Uyu ngo Joseline arambwira ati rero reka nkubwire, ati suzi ibintu twakoze, ati none mfite ubwoba, ati ngiye kwirukanwa, ati mabuja arahita nyirukana, ati kubera yuko rwose twakoze amahano nta nubwo ibi bintu bibaho, nta nubwo umuntu yabona habivuga. Arambwira ati uzi yuko ibintu twakoze njye nawe, ati nwite. Nyina avuga ati aratwite. Uno muhungu yahise aseka nyine arishima aravuga ati wawu, ati uranwitiye. Undi ambwira ati yego, ati ndagutwitiye rwose. Undi arishima avuga ati newe ishema no kuba ari wowe unwitiye, ati kandi rwose biranejeje cyane, ati mbega inkuru nziza, ati nanjye nukuri nzakubera umuntu w'imfura, nzakuba hafi, ati nzagukorera buri kimwe cyose. Byaramurenze umuhungu arishima aravuga ati ubu nanjye ngiye kugira akana. Mbega ntabwo yaritaye yuko yakundanye n'umukozi wo mu rugo, ibyo ngibyo ntacyo na kimwe yarabyitayeho. Icy'ingenzi ni uko yamukundaga ndetse agiye no kuba yamubyarira bagiye kwibaruka. Yambwiye ati ngiye kukwitaho, ngiye gukora ibintu byose bishoboka, kandi ubyuko abo no mungu nyine ni abakire barakomeye, mbega bari nko mu bantu bakomeye cyane nyine mu gihugu cyabo. Arangije ambwira ati rwose, ati ndabyishimiye cyane, barahoberanye kandi byose mama wa Robert ari kubireba, ari no kubyitegereza ibyo bikora byose, ndetse ahise anabimenye yuko umuhungu we yateye inda, ariko nubwo yateye inda ntago abyumva. Yahise avuga ati yamuteye inda. Ubwo yambwiye ati rwose ngiye kukwitaho, ntuzongeye kujya uvunika ukora imirimo ivunanye, ndahari ngo njye nyigukorera, ati wowe ugomba kwiyitaho gusa. Uyu ngambwira ati yego rwose ndabyumva. Uyu nguyu yahita avuga ati ati nonda ntabwo ashobora kwibyarira ahangaha, ati ngomba gukora ibishoboka byose ibi bintu nkabirwanya hakiri kare ndetse nkashaka nuko tubigenze. Ese uno mugore agiye gukora iki, ariko planning iki? Ibyo byose barabitweretse. Joseline yaje ahangaha nyine ntabwo bakundaga kuganirira mu rugo we na Robert, ahubwo abantu bazaga bakitsimba kugira ngo mama batabavumbura, kandi ntibazi yuko yabavumbuye ndetse hanabimenye yuko Joseline atwite.
Jose na Janga nyine ategereza Robert ngo babe baganira, akavuga ati se ko yatinze. Muri ako kanya nyirabuja isaza amwambika ishashi mu maso. Amaze kubikora ibyo ngibyo, Robert nawe yayisaza nyine atangira kugenda avuga se kushi wanjye twavuganye ko duhurira ahangaha ari hehe. Atangira kureba hepfo akareba ruguru akabona nta muntu ari kubona, ariko mu by'ukuri twe twabibonye bamwambitse ishashi ndetse banamujyanye. Reka tugaruka ahangaha, wa mugore amaze kubikora byose yahise aza kuri telefone ambwira ati ngwino banguka umbwire mukazana wanjye. Ati reka niwe mukazana wanjye. Muri ako kanya Robert yahise yinjira ambwira ati ma ndashaka umbwire neza ahantu Joseline agiye. Joseline agiye hehe? Arambwira ko yararangaha agiye hehe. Mama arangije avuga ati tuburetse gato ndi kuri telefone, utihangane gatoya, ati mvugane n'umuhungu wanjye, uti ndaje nongere ngo hamagare mu kanya ariko banguka ndanagushaka. Icyo yakoze yahise ava kuri telefone nyine. Umuhungu ambwira ati ndashaka umbwire Joseline ari nyina. Ambwira ati njye se nshinzwe Joseline, njyewe urambaza umukozi wo mu rugo? Ariko wa mwana wanjye wagiye wiyubaha ukamenya yuko uri n'umwana w'umukire, ukamenya ko ufite nyoko ukize, unakumiye abantu bose banyuba, ukansuzuguza uriya mukozi wo mu rugo kuko wese ukaza unambaza ngo ngari he Joseline. Atemera umwana ugukunda, ati kandi uriya mwana aragukunda, uti kandi ugomba kubyumva, tugomba kuna n'abantu tunganya ubushobozi, ntago njye nawe tugomba kuba twabana ukundana n'umukozi wo mu rugo, ahubwo nakwirukana ngasigara n'icyubahiro cyanjye. Uno mungaje ambwira ati kuma ibyo uri kwivugisha ni ibiki? Ati njye ndi kukubaza ngo Joseline ari hehe, winjyana mu bindi bintu. Nyina ambwira ati mfaya nkubwire mwana wanjye, nyubaha ndi nyoko, ntago nkwifuriza ikintu kibi. Subizi yuko ngukunda se, subizi yuko umwana wanjye umwe wenyine mfite, ntago nakwifuriza ikintu kibi. Va ku mukozi wo mu rugo, va ku mukozi, kondana n'undi mwana, umwana mwiza, umwana ufite n'ifaranga, ejo n'ejo bundi yakwitaho. Mbega sigara bitekerezaho, ndaje gatoya umbwire. Yahise amureka nyine waragenda. Undebere Robert yasiganga avuga ati ko mama ari kumganira ibiki. Genda mubaza ahantu Joseline ari, wagatangira kumbwira ibyo ndi bakobwa ntanazi nanafite gahunda, nafitanye nabo gahunda. Ati ngiye ibyo ngibyo rwose ntabwo mbyitayeho, yimbangamira njye umwana nkunda ni Joseline wenyine, ndetse nta n'undi mukobwa rwose winigeze numva nkurura. Muri ako kanya reka batwereke, undebere hano ngaho ukuntu undebere Karine yaraje ahangaha ari kwisomera, afite ibintu yari arimo gusoma nyine, ntabwo nzi ngo ni ibiki arimo gusoma. Ahita kwetana na nyirabukwe nyine wundi ushaka mubera umukazana. Ahita ambwira ati wawu, ati byiza cyane rwose, atuziye igihe nanagushakaga. Arambwira ati umuhungu wanjye ari hariya muri salo, atita ugenda wihuta umubwire yuko utwite. Undi ati mubwire ko nwite, se ubwo arumva ari bubyemere? Arambwira ati ariko arabyemera. Ati nuko se umwibutse ibihe byiza mwagiranye, unitware neza ku buryo nashaka nyine nawe wajya akantu umufasha. Ati genda nyine ubigenze uko nkubwiye, ati uraza kumpa amakuru ukuntu byagenze. Wa mukobwa yise yinjira, na mukobwa yitwa Karine. Mbega niwe bashaka ko ababera umukazana, kandi mu by'ukuri ntabwo Robert amukunda be na gatoya. Arangije ambwira ati aturambona se, ati ndatwite. Aturabibona, ati nizere yuko ubibonye, ati ndatwite, ati ndagutwitiye, ati mbega mu minsi mike yanjye nawe turi bwibaruke, ati mbe mama, ati nawe ube papa. Ati icyo kintu uracyumva ute? Ati se urumva bimeze bite? Undi ambwira turatwite. Undi ati yego, ati ndatwite, ati mbega ibintu bimeze neza, ati nyine mfite, ati iyo ni inkuru nziza nari nkuzaniye. Arambwira ati ndarambwira ati njye se ndatwite, njye nigeze ndyamana nawe? Ati njye ndarambwira ati ntabwo wibuka yuko se njye nawe nyine hari ikintu kigeze kubaho? Ati ntabwo byibuka neza. Umuhungu ati ndumva nabyibuka. Arambwira ati buka, ati none se ntabwo byibuka njye nawe? Ati buretse ndaje mubwire neza. Umuhungu akomeza atekereza ahantu yaba muzi, ati buretse gato ntekereze neza. Kumbi hari ikirori cyari cyabaye nyine Karine yari yakijemo. Akijemo hano Robert rwose yari yanyweye yanasinze, ameze ukuntu yumva atari kwiyumva neza, yumva ari kuzungera. Karine yamuje imbere,
uko amuzi imbere Robert akabona ntari kumureba neza, akabona mbega nta nubwo ari kubyumva neza. Agenda amwiyegereza ambwate ahani, undi ati oya ariko yareba neza, akabona ntari kumubona, aramubonamo ibintu, aramubonamo abantu benshi, mbega ntago ari kumwitegereza ngo abe yamumenya. Kandi umukobwa ubyibuke ari kuza, uyu nguyu niwe uhabwa pase nyine, ahabwa na mama we w'uno muhungu niwe umwihera pase. Icyo yakoze agomba kugerageza ibishoboka byose kugira nyine abe yakora akazi nk'uko bakamuhaye. Umuntu yamureba akabona ntari kumubona neza, akabona ari kuzungurukamo abantu benshi, bamwe arabazi abandi ntabazi. Uno mukobwa yakoze ibishoboka byose nyine ahita anamujyana mu cyumba, nawe urabyumva ibyakurikiye. Robert ibyo nibyo yaratangiye kugenda yibuka. Umukobwa mbwati nese nyine wari uzi ko ndi kukubeshya, ati byarabaye, ati nyuma yaho rero ati nari nkuzaniye amakuru meza yuko njye nawe tugiye kwibaruka. Ubyibuka abakobwa bibamaze kumbwira yuko batwite kandi bose benda kwibaruka. Ariko mu by'ukuri Robert nagakunda uyu nguyu Karine, yikundira Joseline. Ibyo byose twabibonye, ni nawe yishimiye kuba yabyarana nawe. Undebere uyu rwose ntago amwiteyeho habe na gatoya, mbega ibintu byatangiye kumushobera. Reka batwereke ku rundi ruhande. Ahangaha Joseline yari ahari, indi imaze kuba nkuru rwose, imaze kuba nini cyane, ariko uvuga ati ariko mwana, ubu no mwana nzamubyara kuko mbone muzanye ku isi. Abamuhiga ko ari benshi, ndetse ko mbona yuko bari kundwanya cyane, biri bugende gute? Ese mwana wandokoye koko ubu buzima ko mbona butanyoroheye? Undebere ayo n'amagambo ari kwibaza, yibaza ukuntu bizagenda. Aravuga ati kuki nahubutse koko nkakundana n'umuhungu w'umukire, nkakundana n'umwana wa boss wanjye? Ati kweri iki nahubutse koko ibi byose kuki byabayeho? Murabizi urukundo rujya urushaka nyine, urukundo ntabwo rubwira ngo njyewe ngo nkundana ngo ndi umukire, ngo reka ndeke gukunda umukene. Urukundo nirwo rukuyobora. Hari n'igihe usanga wisanze neza wakundanye n'umwana wo ku muhanda, kandi nyine nta kibazo kiba kibirimo, wipfa kwemerera amarangamutima yawe. Uyu nguyu nawe nibyo byamubayeho, kumva nyine aciriritse, yangiza agakundana n'umwana w'umukire. Ahita avuga ati ntabikora ibi byose ntabwo biba biri kumbaho, ati kuki koko ibi byose nabikoze, ati kuki ibi byose birimo birambaho. Ariko nubwo yabikoze nyine ntabwo yariwe, yari urukundo rwabimukoreshaga. Kandi urabizi yuko cyane nyine n'abakobwa ntabwo babigiramo uruhare cyane, ahubwo usanga abahungu aribo babigiramo uruhare. we yaramukunze n'uyu yaramwikundira. Ariko ahangaha nyine nta kintu afite cyo kuba yakitwaza, ndetse nta n'ikintu afite cyo kuba hano ngaha cyamurengera, nta ngingo n'imwe afite, byonyine kuba uri umukozi wo mu rugo. Aho ngaho ubuciriritse cyane, kumva ngo wabyaranye n'umwana w'umukire nyine, biba birenze. Uyu mugore nyine haraje arambwira ati uriboroza, se wiboroza ibiki? Ati rega nta n'isoni. Yamushugunye niba ari akabombo, niba ari akabiswi, sinzi akantu yamushugunye. Ambwira ati fata akantu pe katagira icyo kamumarira, katagira ahantu kamukora, nyine ku muntu utwite nawe ukamushugunya akantu kameze nk'akabiswi koko. Ubwo yambwira kuguhamba bari basi ukanyirukana nkavanga nkigendera nkajya mu buzima bwanjye. Ati nibura mbabarira unyirukane undeke njyewe nigendere. Uno mugambwa ati nkure kujya hehe kandi ufite amaraso yacu? Ati ngomba kukureka ukabanza ukabyara, wamara kubyara nkabona kukujyana. Ngambwa ati wawe rwose, ati babarira njye nigendere, umwana wanjye nakura muzaza nibura mu mutware. Ntabwo byari bukunde rwose nyine yuko yamureka ngo agende amujyaniye umwuzukuru, ntabwo byari buvemo. Ahubwo atuzategereza nyine ubyare, numara kubyara atumereze uwo mwana, nurangiza wowe ugenda ujye ushaka wumwunganira iyo ushaka. Nyine ibyo njye ntacyo bimbwiye, ndetse nta n'icyo bintwaye, nta n'ikintu n'iki na kimwe byaminduraho kuboroga kwawe. Uzaboroga, uzarira, uzaruha, zakamuzaruha. Ubwo mbwata kose mabuja unawe ko wabyaye, ubu nibura nta n'ubwo wabona agahinda mfite.
reba iminsi mazangaha inzara iranyica nagukima n'ibyo kurya ati meze nabi rwose merewe nabi ati nibura ngirira impuhwe ati ndebe yuko nibura n'uno mwana namuramira. Uyu ngo aramureba aramwitegereza ambwira ati rwose ngirira ikigongwe ati ndebe yuko nibura n'uno mwana yagubwa neza ati nzara iranyica ati nkumva neza ndapfe nta n'utuzi nibura ujya umereza ngombe nta nkutuzi. Ambwira ati sinkuzaniye biswi ati biswi ntabwo iri buguhaze utari kurashaka no kurengera ati ariko we ati nta n'isoni rigufite ati umva nkubwira mukobwa ntuzongere kunyita nyirabuja sindi nyokobuja ati sinyiri nyokobuja ubimenye ati njye cyo nyine n'uwo mwana umara kubyara mita nkubura ati nizeye yuko unyumvishe neza ati kandi urajyana ukuranga ugende wirwe wikurunga n'umuhungu wanjye ati ibyo ngibyo ntabwo byavamo mfite undi mukazana nkunda nemera yuko ari we mukazana wanjye ati urumva neza ngo mwati nta kibazo rwose mbabarira nibura nigendera akazi kawe nkasezerere. Ibyo bamubwira ntago abyumva ahubwo arakomeza agahatiriza avuga ati nibura umubyeyi wangiriye impuhwe koko nibura nanjye ukandeka nkigendera ati byagutwara iki koko umwana namara gukura papa azajya aza kumureba anamuzana ndambwira ati oya ati njye se bakubwiye ko nabuze aho nderera umwana ati nanjye mfite ibyo kurya bihagije ati mfite ahantu heza ati nkanswe nayo tuwaje gusaba akazi se ufite aho uba hazima ati waje kukurindushya ati rero hama hamwe umwana tuzamukurerera turanyumva neza ati umwana tuzamukurerera kandi nizere yuko nta kindi ugomba kumbwira hejuru y'ibyo ngibyo ati ibyo umbwiye nizeye yuko bihagije kandi nongeye kunsubirishamo cyangwa niba ari ibyo ndaza kugukurugutura murahaye mu matwi se kuba wanyumva neza. Uyu ngo yaranjambwa ati rero reka nkubwire ijambo rya nyuma base ati uretse kugenda nibura nkubwire ijambo rimwe ariko ntari kumwumva w'icyo yakoze yahise yigenda nyine anamuva imbere arambwira utaza gutuma nkora ikosa ryo kuba nagukubita ati kuko ibyo bintu ntago ngiye bimbaho. Uno mugore yarababaye uno mugore nyine agahinda karamwishe amwicisha inzara ubyibuke ni inkuru bari barimo batubwira uburyo no muhungu yabimenyemo nyine yuko bamubeshye yuko atigeze yuko uriya bita umukazana atigeze amutera inda n'uburyo bwose agiye abimenyamo. Ibyo byose nibyo barimo baradusobanurira ukuntu byagenze. uno mugore amubwira ati ndananiwe ati meze nabi ati nibura aterura ku mwana ati mbabarira uteruye kuri uno mwana ati imbaraga ziranshiranye ati ndumva nameze neza rwose ati kandi ungiriye neza wanshakira n'icyo kunywa nkaba nanywa undebere nyine umwana. Umugabo yaramuteruye aramugira ambwira ati rwose muri ako kanya ngo bakira aho ngaho bumvishe kuvuga ati hano hari umuntu wabuze ati hari umuntu wacitse ibitaro. Abangaba bavuze aha dufate ya mbere twebwe twigendere arinje ambwira ati mva mukire wa kikobwa we ati nzagukurikirana nuzigira n'uyu munsi n'umwe njyewe uncika ati reka twigendere batadusanga ahangaha bikaba n'ibibazo umenye uko bari kugushakisha. uno mugabo ambwira ati turakoze ati mbyariye n'icyana cyiza utinjwe mama ati mwana wanjye atakurikiza shaho ati uri mwiza nka so ati reba we ati ntabwo nzi yuko nabyara nyine umwana mwiza nk'uyu nguyu. ngo yajambwa ati rero bimwe barashakisha umuntu wacitse ibitaro tugomba natwe kujya vuba nyine tukavangaha nkajya mu rugo nkakwita ariko kabivuga umugore nyine agatutsi kamutwaye byibuke arananiwe nagameze neza nta n'utubara gafite rwose ariko ngacika tugende mu rugo ngende mwiteho nibura ngwereze nako gakoma mbe nagufasha uko bivuga uyu nguyu afite agatutsi afite intege nkeya nyine z'umunaniro ndetse no kuba yanabyaye ubyibuka yakoze urugendo rutamworoheye ndetse n'inda twebwe twatangiranye nabyo byose twagiye tubibona tumenya uno mugore akarengane kiwe ibintu byose twagiye tubibona niba nayo twatangiranye twaba tugira nyanga rwose uri umuntu w'agaciro ntago nabura kutagushimira nkubwira yuko rwose uri umuntu w'agaciro.
ngo yanjambwa ati rwose ndagushimiye nawe nibura kuje ukaba undenganuye ukaba unamfashe. Umugabo ati ni inshingano zanjye. Umugabo ati rwose bandenganyije kwa muganga bashaka kunyica utariko nyine. Umugabo ati humura noneho turi kumwe ntago ndibuze kugusiga, ati ni njye nawe, ati ngaho tugende tujye mu rugo nyine mbe nabasha kukwitaho, ishakemo akabaraga tugende mwitaho. Ndetse ni nuko turangije filimi yacu, ino yari finali irangiye neza, umugabo we nyine amurenganuye nibura we ari kumwumva, ndetse inarangiye neza bariya anamenye yuko bariya bamurenganyaga ndetse batigeze anamutwitira. Nuko ngo turangije filimi yacu, kanze mbazaniye filimi nziza cyane kandi noneho iryoshye nayo irimo inyigisho. Nabwiye ko ntazongera kujya mbatindira, nzajya nza buri munsi tuzatuba turi kumwe. Ciao ciao.